ndabona ibintu bimeze nabi. Nabonye ejo bundi niba akagapira umubosi wa hano hirya mbona ntamfashe, none niba ndajya nkambara nijoro gusa. Bosa mvuye kwisanga njya kuri ya bar nandi kumwe na mushiti wawe, ariko simenya nimba atarimo arambesha none. Karibu. Meze ute se? Neza. Meze bite se? Sawa. Bimeze gute sha? Meze neza boss we. Uri hano se uje mu biki? Ewe. Ndio ruje kureba. Nari njano kwa kazi, mwamufite akazi se. Kazi bwoko ki? Kariko kose ndakora. Yeko nini manda gaburira amatungo. Nako nagashobora. Gaburira inkoko wabishobora. Byose ndakora boss. None se? Sha. None se nyina makuru nyine y'imiti. Ase shikwanyanze nyine. Wapi na mukuru? Ase kwishuri bitegura kujya gutenda. Ishuri si neza nyine tu. Byose biri ku murongo. Ibintu ni fresh. None se kubera icyo utansubije nyine. Harya wambaje mu iki? Neza mubwira ngo ngenda shaka ko dukundana. Shaka kubyavamo. Kubera iki se? Bifate ukuboko nyine kubyavamo tu. Banza wumva aka karirimbo. Banza wumve se. Reka ntazamure volume wumve. Banza ukumve neza. Ukumve. Ariko ndirimbo zaje n'imigabo myinshi ariko kandi nyine urabyumva nawe. None se ngo impamvu ifatika yatumye ni ukubera se mba muri chambre tutagira cyane uko ndi umukene nyine. Umugeni mu bushake bwawe gusa ntibyavamo. Uno ngaho umusirimu man. Reka da boss byaje kwanga. Ebikize? Ewe. Umva se? Akazi kari hano rero ntabwo ari kenshi cyane. Sinzi ko namukubonera akazi. Ntacyo. Reka ngutumye kuvoma cyakoze. Ntacyo byaba bitwaye. Wajya kuvoma? Naje naryanga murinda akazi kose ndakora. Aza gushakira ibigaro shaka. Ugera hangahe? Ugera hangahe? Zibura nk'igaro uno niyo w'amadesa nafata. 200 bice bya 200 gwa nasirega mubwiye ko byanze urukumva ayo mafaranga yava. Ko byanze nyine urukumva. Niba byaranze kurenja ariko we ntibyanze. Kanza shaka naguhereza 100 ku 200. 100? Urajya kuyavoma kandi niriye. Kuva rero tunari bigira igitano. Hari mbonera kwiyogoshesha nanjye nyaka ubyihorere ni utagira. Ntacyo zana nawe. Ugaruka no muri ndaguha kandi kazi. Ntari bibazo sana nari bidukora. Anga nare murerera amagaruka. Ndakabonye. Ngo niguriye akantu singiye kura baza kuza. Anyiye nzaho ngo mbahe kandi ma. Cyakwana no mfashe ntagiye umuntu mbona. Nisaturutse ka. Aho ngiye hewa. We. Salama boss. Bipisi. Eba. Musa. Ya. Nizabitse. Cyamva ni sawa tu ako kantu se kari nyuma karimo kakora. Barara kwikumanza nawe. Ututse bro. Uvuye. Uzi imiharano sinasimbutse mari gushaka mari. Action. Sinye n'ibyo ko bitavamo kabisa. Ntose kubera iki? Ahubwo bivuga ko nande bamenye ukuri. Ntabwo byavamo. Ni ngombe impamvu ntekereza. Nta mpamvu ufite gusamenya ko bitavamo. Basi turakomeza tuba inshuti. Inshuti yawe birumvikana n'ubu ukaba inshuti. Urumva bitoroshye pe. Biroroshye ariko. Ngo umusore igihe gishize ndabona zashize pe. Umuzirika ku katsi. N'umwaka watoka ariko. Umbwira ngo uzambwira ngo bimeze bite. Reka ntabwo ikiza nyine ariko ntacyo ngumaye kuri nanjye kumenya uko nitwara ngiye kumenya umwanya mpagaze. Katwira inshuti bisanzwe. Cha nyine usanze nta n'ikintu nifitiye mwamo hano. Cha cyakora ikintu nifite
yari amazi ariko amazi n'indi yose yakumarira gusa ubutaha nyine buriya byaba byiza nyine ugiye ujuze ukambwira nyine ko ntari nzanye ndikora sha nyine ntacyo nyine uba mwana mwiza nyine ko wemeye kumva ukuri kwawe nta n'ikibazo nyine ariko harimo akantu nyine ubwo ngiye kubanza mumerekeho akantu gato komereke niko se sha sha ubuse hano se hano harimo utuzi dukeya kamanze ndusukisha ntari watunkuriramo abo se ubundi 300 ntabwo wayatwara atatu boss we ntabwo nashobora hano mushaka akazi nkamwe se ko natatu mwayatwara yewe ntabwo ubuse ufasha abiri bafata n'irindi rimwe ukariheka n'ibyakundana yewe ntabwo byakunda noneho yasenkani najya nayongeraho yasenkani najya nayongeraho nukuri da yewe nta kibazo yongereho ndabishobora ndagerageza sawa reka nzi ndesha ujya kumvomera amazi rero ko nagaburira zitaradutungo namujyanye aya ngaya aza ndakurebera ukundi yego shefu we nyaruke mani nyaruke yamaye nka data akazi ndakabonye uriya mugabo nubwo amaye akazi ariko agira ubugugu pe meze nkanjye ariko ntabwo ari nkanjye kuko amaye akazi ariko reka nze mushyikira amazi ndebe ko uyu munsi ubuyi bwawe buri kuvuza ubuhuha ko nabunywaho Areka nkubwire ntabwo naguha iki se boss nuko ntambaye jinx nk'iyo yawe jewe barakubesha Musa karahenda kawe se oya we tankura bisubitaka ndagicyura boss ngakira ngo arimo ese kunywa cyane mwana rekeraho rega karyoshye agiye muherwa ma sawa mikofi nakantu siganye zo ima turaza ko yamuta yazituma ko ngako kanze karanga ndakwizera shari kanzamura amazi ataza no kuvuga ngo natinze dore ko abagabo b'iyi minsi bitoroshye umusa ndayazanye bose ntugire ikibazo nayazanye kandi
aruzuye neza pe. Byaba byoroshye rwose ndayakoreye. yatereka aho ngaho ize ngo agaciro twawe Ya sana izo mingi Basta, tu tá rodando o ano. Não sei se você fez isso. Do lado todo só por evocar. twa twavuganyije na nta kibazo ariko nongere nta kibazo nyongereye ze nyongereye ariko chef we nawe rwose twese byara nako ariko kama oya ariko ntari n'ubundi urakoze sawa uzagaruke mani nzagwana yomba nicaye sinari kuyabona sawa ahubwo ariko nawe mugende uzurajya ndatashye sawa ka umesa kanya gato Emma kanya gato kanya gato byagutwara iki oya reka ngende nzagaruka ikindi gihe yamara ngeze ukuri uje wenyine bimeze gute simana ito bya salama bimeze gute se shani sawa ni abona birimo shamba muri mu mushinga waramvunye nanjye kubireba nyine urebe ukuntu bimeze akira nawe nyuzamwo amaso wirebere neza nyirizina ukuntu wabishyira mu bikorwa noneho nuko nyine nyirizina uko uzunguka uko uzagera ibyo byose ntako gakarafu kanjye aho umuntu gituma uvuye bose mane nawe ngize ukuri uvuye cyangwa byonyine mbamagaze papa ugiye gusanga hano hari urusengero ngiye gushaka ibyana hariya mu bigero hano hari urusengero abana baraguze komeza ushaka ibyana gutyo nabonaga icupa bose we shaka ibyana nuko nabonaga sibona nagenda mari shaka ibyana wenda muri no kundaburiza ahubwo nyine nk'ubutaka njye kwinywera agacupa rero inyota mfite maze n'iminsi pe reka umuhogo warumviye ubuse ngenda gafite mani sakasaka abantu buge kuko kazi kari kenshi uzi se reka nze nyakorereze kuri ntozo nomero yanjye urayifite ubwo reka ndayifite ndayigukorera hano telefone ye nayo nyitahira nayitaye muhara mu cyumba reka nze ndaza nyakorereza mu kanya kuko ndi kubona ntozo noneho sibyo umwana ariko basi mu nsomyo uri mu gushonesha uri mu rimwe gusa musi hangane basi wigora wenda ndashiramo ni ntago naguha n'umwe uri rimwe gusa ndashiramo ni muvumba mutagura umusaza butabizi ikinyabupfura bose ntabwo utawenda nzaza neza ntabwo nzabaganye ntabwo babarire boss mubarire rimwe gusa uko nshoneshejeho nawe ngushonesheho boss ntabwo twasangana twese turamaji oya ntabwo bishobora kunzoga ni kuri ngenda bitwara nyine sibyo nyine banana bisenye none nawe ujya ushyiraho akarusho usenge kugira ngo uzunguke satani ni mubi uzi ko nawe kano ubu ngubu gutyo warashinyitse atari mwaho ngaho ariko ngenda banabisengeye genda ugenda utunganirwa utunganirwa ntaribi kandi nyuma uzanasengera bikomeye ndabizi ntaribi kabisa genda neza nyine ubwo turi kumwe ubu rero yibwiye ko mu busenge ngense bamushuka aza kumenya ibyo ndi kumupangira noneho yari kwiyahura